izo match amikare bishobora kubagonga bakavuga ko precision yabo mu kwitegura kwabo ariyo mikino ya shampiyona izabikurikirana kugira ngo bazabashe kuba basohoka ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 umva ko bazabakinye nk'ukwezi kose kwa shampiyona iri prolonge buryo bazaba bavuze imikino 5 yikurikirana bakinye izo bahamagaza zose ziratangira imyitozo z'inzero ndasi zikomeye kubera zino cyane n'amashampiyona bigiye azatangirira yurebye nka Tanzania ureba ko makipe yabo azatangira mu kwezi kwa 8 kandi kwe tuzatangira shampiyona wareba Uganda nabo kubera ko bagiye muri cana amakipe yabo baratangira mu kwezi kwa 8 za Maroc zabavuye mu bikombe by'isi nabo makipe yabo baratangira bayirimo bazabatangira mu kwezi kwa 8 izo zindi zose ibihugu byinshi ureba byose biri bize mu kwera ko amashampiyona bazatangira mu kwezi kwa 9 amakipe yabo bose aratangira mu kwezi kwa 8 aka makrebe yabo sinabahari makrebe baratangira myitozo ryari benshi baratangiye turebera nk'amakipe byinshi nabonye muri Maroc za Raja zatangiye Wydad yatangiye wabonye ko Aziziki avuga ati twasubuku zibarire 3 semaines nazo z'imyitozo zitarakora kuri baro ntabwo waburi yutumira wakina ushobora oyanda kubaza zibarire 3 semaines zitarakora ku myitozo umva se bashobora no kuba mu rwego kuko ngo ukajyayo oya ndakubarira rega yo ntago yajya mu kibuga itaruza 3 semaines z'imyitozo yaje umva icyo mvuga mutangaza nkuko Rayon Sport ivuga iti twebwe tuzemera dusubuka umukino wa shampiyona dusaba nine na Aperi nariyo irabiteganya ko ibonye ikipe muri iyo mikino ishobora kugira usubikisha ikagira yitumizaho nayo niko ibibara nibona ikipe nziza bakwipangamo kumbura ngo baziroha muri CAF Champions League oya nayo irabiteganya gutyo urumva irateganya ko nta challenge yaguha ikipe yaguha challenge itari yine nayo irabiteganya yavuga ati ugomba kwipimira kubajya gusa nawo muzahura ngugiye gukina na Kiyovu turi kugutabaza ngo yitabare ngugiye gukina nayo Leon Dasi nayo irabiteganya izo zose nta match ya Simba yo kwishyura nta na match za gishuti zari zakinizo n'imyitozo ntizirazitangira yewe na Rayon Sport muzajyana muri CAF muzajyana mu mashano nyafrika nayo nta challenge yaguha kumbwira ngo twakinye Super Coupe ubwo nakinye n'ikipe ikomeye ngo ujya kumera ngo ngazakina nayo ikipe ikomeye nayo yaguha ariko mutanza ntabwo wayibura byose bijyana na planning utayiminze ukavuga uti iyi Kaizer Chiefs irava mu Buholandi nyakira ntabwo wayakira nyine kwemereye cyangwa ukajyayo oya kujyayo kubera ko nawe shampiyona yawe nawe wahita usubika imikino ya shampiyona myinshi nuvango ikeneye ikipe izaza i Kigali bagakinira i Kigali urumva yo ikarangiza nko kuwa gatandatu wa munsi bimuye wa weekend ikahita gukina mu minsi y'umubyizi ahubwo hari n'ikindi kuko na Rayon Sport yateganya ko 15 yakina match ya Yanga umunsi w'umubyizi kawukina kuwa gatatu cyangwa kuwa kabiri iyi mikino ya aya makipe y'ibihugu azakina cyane yanyuze naha yagwa challenge buriya njemba mufata nk'umukino w'imyitozo hari igihe we habari mutangaza ngo birashoboka ko Kaizer Chiefs zazana kandi bishaka guterana APR nakubwiye ko cyane Kaizer Chiefs rwose ngishaka kuza nakubwiye ko ari amakipe yo muri Afrika y'Epfo barimo kwifuza tuze nabikubwiye nakubwiye ko ari amakipe yo muri Maghreb barimo kwifuza urumva nka Kaizer Chiefs imaze icyumweru yitoreza mu Buholandi yirimo irakina n'ubukino bwa gicuti n'amakipe yari mu Buholandi ubukipe burabo uhise uyimanura ukayibwira uti ntabwo ari ubukipe n'amakipe za Utrecht n'amakipe azwi urumva uhise uyimanura ayi mpamvu mvuga no bukipe match zaba ziri kuba mu gitondo match hano bakiborosa ariko urumva yo yabifite ibyumweru imaze gukora n'izindi ariko ntabwo wabura andi makipe none se tuvuge Wydad itangiye uyu munsi sibyo uyumva ibariya 3 semaines reka we nakubajije na Aperi koze izo 3 semaines wibaraka ikipe izaba ifite wenda tuvuge Aperi zahera ku bumace buto ganga imbere mu gihugu kubera muno match buto ubwo bwakserera nyine bukoreza match bageze ku itariki ebyiri bari mu kubaraka ko Super Coupe ishobora kuba umuntu hana arambwiye ngo Kaizer Chiefs ishobora kuza rwose mbere y'ibyumweru nka bitatu kugira ngo bajye gukina CAF Champions League babura umukino babura nyine nawe ni wakubona bakubariye ngo urumva muri cyagiye cya shampiyona bazabakina nicyo gishoboka ko bashobora kuzaka match ukwa karindwi kwananiranye urumva ukwa munani twe tubeje ko sezo yacu itajya tariki ebyiri ukwa karindwi kwananiranye nanjye ndemeza ko muri ukwa karindwi rero ni ibyo ntibyazatuma buri kipe igenda yimura imikino umva Fosi none se kusuye muri gusaba igipimo se niyo gipimo nuzi ukwa karindwi turemeranya ko utabona ikipe nako reka tureke no kubona ikipe na za Aperi ntabwo ziritegura ku kigero gihagije kuko iki ni icyumweru bamaze kiriya cyumweru nicyo cya mbere cy'imyitozo bamaze
sibyo nayo utavuga ko yari yuzuye uyu munsi ahubwo cyangwa se Leonidas ushobora guprofita mu gihe twe twatangiye shampiyona ugashyiramo hagati muri shampiyona nyine nanjye nicyo ugatumira ikipe indani nicyo ndi kukubwira hakagira wenda umukino wa shampiyona subikamo gake niyo mpamvu babaraga ko imikino bashobora gukinamo match amicale bazajya bafata ari ya weekend babaramo bo yabahise beferwa fije ku wa gatatu nanjye nicyo ugakina kabiri mu cyumweru nuko n'abakinyi ujya ba testing babona imikino myinshi sibyo icyo ukeneye ni igipimo mpuzamahanga shampiyona wazanira trapa yego nubwo muvuga ngo shampiyona ngo utangira kare ariko utangira amakipe ari hasi amanota yabona kare kuri izo za na zaki ariko burya peri ni uwo mukino wa kabiri wa mbere wa shampiyona wanganya tuba tuza aho uzakura ndatata azabyara icyo kintu wanganyijemo ubwo rero uramutse igikomeye cyane ni imikino mpuzamahanga ubwo rero possibilité tukaba tubona ko byaba mu kwezi kwa munani aricyo cyashoka hanini byaba byiza rwose nicyo gipimo mwongere mbisubiremo kuvuga ngo nakinye na Itenseri iyi Itenseri bitariho ngo nakinye na Kiyovu ngo nakinye na Marine izo kipe mu myaka itambutse wabonaga ko aperi ngo wakinye na Rutsiro uba yitumiye ngo Ishyurungi ngo wazanye ngo Marine haje mukura nazo zititeguye neza ariko ubushize warabibonye ko Sekafa aperi yateye igakina na Simba kajya muri Simba Day nubwo bitashoboye kugera kure ariko hari icyo babonaga byayimaye ikiri positive yagabanyije ibitego yatsindwaga na Pyramide kandi ubona performance yari ukabona aperi yakina Sekafa yarifashe no gusezera Azamu bibona ko harimo ritime ya Sekafa kubona ko Azamu yagiye muri Maroc indi sigari iri muri competition Azamu burya yakinye n'udukipe ni nk'ibyo bavuga ubundi gakino dukino twa mu gitondo ubundi ugomba gukina imikino nyiri iri serious ya indi competitive ku buryo abantu bavuga bati twabonye ibi nibi ubwo rero amakuru yarahari hanyuma kuri rutayizamu William Togyo bimeze bite yageze uyu munsi arakora imyitozo aperi haryo warambwiye ngo yarafunguye mu bushatse nakwinaga cyangwa bankubita barasufungura icyumweru gitaha baraba bashuje ibya physique barangije ibya tactique batangiye kwiruha mu kibuga umuntu wese areba nyine ibyo bakina ko buriya ntibiterwa n'umutoza oya ntago ari umutoza oya umuntu wese oya Rondas ntago ariko Faustin ntago ariko biterwa none se Adiri ntiyabuzaga abantu kujyayo ambikubwire nyine ubundi na Manchester cyangwa n'ubuyobozi oya na Manchester n'ahandi ntago ibiye bya physique oya hano ni muri Afrika ntago ushobora kuba yaburetse gato buretse banze mbigusubize biranze ikipe y'ukora physique hari umukino ushobora kubura umwuka akagagara mu kibuga umwereka abafana sibyo ntago bishoboka abakinnyi bari muri mu gihe cya pression bari mu gutegurwa bakoreshwa ibyo ari byose kugira ngo bakamure uretse kuzana ibyawe nyuma noneho iyo barimo kubatunganya muri icyo gihe rero babakoresha ibintu byose ku buryo wamukinyi hari ugeraho nyine abantu bose bakaba bamukomera akitera ikize mu bindi kiranyije akubwira ati Adiri yani we no mu bindi bihe bisanzwe no gutegura cya covid n'amavubi tujya tubigira bivana n'umutoza Mutangaza hari umutoza uvuga ngo amavubi ni selection ntabwo bajya muri Mutangaza hari umutoza uvuga ngo imyitozo yanjye nta mufana n'umuzayireba ntabwo aperi hujije abatoza abakinnyi bafana kuba bajyayo umutoza aracyari muri tactique n'ibya physique nabisoza gitaha kizinagwa bazahita bavuga ati muri open nemera ko imyitozo yo mu cyumweru gishize ntacyo biba bimariye nta nicyo wabujya kureba nose wundi umufana ko ajya kureba deka zigeze ahubwo giye umuntu ambwiye ko abafana bemerewe ntago baremererwa bajya kureba abo nabazwi baba bace yanga bateremererwa n'itangazamakuru ntago nabo bemewe haranga imiryango ibifunguye cyane ariko ze byibore kubanza ugasaba Kayitare abo nabaca kwa Kayitare ntago biraba 100%. Oya wareba ngikitemewe na interview ngibyo rero twinjire muri ya nkuru rero ndumva amakuru se ntashize ntuyavununure yarayo twavugaga kuri rutayizamu ubwo nawe aratangira imyitozo ikipe zitarakina amakuru abari make itarakina imikino ya gicuti ubwo turemekanya ariko tujye tureka kubeshyanya ikipe zitarakira ngo zijye mu kibuga abari make nyabari make nayo ariko ubwigiye tuzatangira kureba imyitozo nibwo tuzagenda tuyimenya uvuga uti Memeri Dawo kariteze abantu bamubonye iki na match ni buzamubona buri imyitozo y'ibitore cyane yaby'imyitozo n'imyitozo nta mukinyo ugaragara imyitozo none se umukinya amenyekanira reka mukinyi ikibuga muvuga ngo nabonye umukinyi ngo shera gafata uwitwa Ifaso ifunga waraje uratubwira ati arino araca ibyatsi
ariko ifaso ifunga match yahise imwerekana ifunga ifaso se njye nakoranaga nawe nyine n'ubu utakoranaga nawe wakoraga aho wabivugiye se wagize ngo byaribagirana ntabwo nari aga televiziyo wakoraga wari wari ntabyo nigeze kuvuga w'imbeke ishusho TV turebe nari ndwaye sinkubeshye kiragiye cyo nari ndwaye icyambere cyo ngo araje batubwira ariko rero ni dico none se ntabwo areba umukinnyi ntabyo warebye imyitozo byihorera ntabwo wabivuga twe tuzareba umukinnyi muri match nta byindi bindi nibyo bibarwa kwara umukinnyi uza akakuyereka muri myitozo muri match ukamubura kandi twebwe icyo umukinnyi akenewe wo ni mu gihe cy'umupira cy'umukino runaka ndabyibuka imyitozo yabipfa ubuserega nge niba sinaza yambabwira ni uyu muntu uri gukina deka ari gutinya imikino ya gicuti ibi zavamo muzabifatisha amaboko yombi ikipe y'ubukina imikino ya shampiyona bamutikura mu gitondo na nimugoroba tujye ku nkuru yacu ntekereza ko abantu bafite amatsiko menshi bavuga batari ko bantu mujyeho tuganire kuri APR yashoye angahe ku isoko uyu mwaka w'imikino ubushize twaravuze ubushize barasesaguye APR muri merikato yo mu kwa gatandatu mu kwa karindwi kwa munani yashoye 650 tubivunja oya nibyo ushize haya muri faze na yandi muri nuza byahita biba muri miliyoni 650 y'amadolari agari miliyoni z'amanyarwanda izi twazibaze amanyarwanda se ko bambwira ko ngiye amakuru mfite ko bagenda miliyoni 600 z'amadolari 300 biragenda nabivunje icyo gihe yakubaga rimwe yakubaga 1420 gutyo nibitagera muri miliyari uraba hari ayandi wakuyeho ya Barcelona uraba utarayashyizeho nabishyireho ntago yageramo kuko agera kuri 923 ubwo za Arsenal ubwo ari kuvuga aba oya kubera ko iyo batishizemo ubundi iyo bashizeho n'abari ba Watara nabanuza baje na ba Denis Omedi sibyo nigo bikabakaba muri miliyari reka dahubwo bikabakaba muri miliyari na 200 nyine nibwo bikabaka muri miliyari na 200 ubundi ni miliyari oya kuri abari abandi impamvu iyo ushizemo mu madusi ko madusi baze mu bakinyi ko no umuntu umwe wamwiguriye sibyo nawe mubari kora ko mu kigo kipe reka tubibare ubundi icyambere cyo hagozwe abakinyi barindwi tubahereho se barindwi hera ku wahenze cyane no witwa Suwane harya ni gitano Suwane yaguzwe 160 by'amadolari ka gitandatu teranya wabiteranyije byo nushaka tuze komeza tugende wa kabiri no witwa Dauda yaguzwe 120 by'amadolari ubwo se 280 urumva wa gatatu yari uwitwa Lamine Ba yaguzwe 100 by'idolari ubwo se 380 wa kane Lamptey 85 by'amadolari se jana sha ntabwo byageraga we ubu yari free agent ntacyo nanjye nakubwiye bari abandi bagomba kontara undi niwo binegosiye 665 kurikizaho undi waguzwe muri abo ba Chidibere senkani ishana niwe na nuzuriye 565 aha ugakurikizaho nuba abanyamahanga barangira se Mamadusi ntabwo yaguzwe nabo oya ntabwo ari amafaranga yavuye muri APR oya ntabwo ari amafaranga y'umuntu wimwiguriye oya nta n'ideni mutangaza uravuga ko hari umuntu waguriye umukinnyi wa APR Mamadusi n'umuyobozi bwa APR uzabibaza amafaranga yaguzwe mu 55 bya Kadafi ubwo ni 600 urumva kuko yarabyishyuje oya ntabwo yabyishyuje yarabyishyuje ukuri nakurahira n'ijambo ry'Imana urahirire oya urahirire ijambo ry'Imana Leonidas ndetse amakuru mu nama ya APR bajya kugura abakidibere amakuru avuga ko yayishyuje akanarenzaho ayo makuru yenda yafi ngusobanurire bajya kugura abakidibere uyu yari muri komite y'abaguriraga APR uzabibaze n'abanyamakuru babibagamo sibyo yarahagurutse aravuga ati genda gura umwataka niko kwita bavuga ngo kwaguze umwataka ubuyobozi mwashakana n'amafaranga tugagura bano bawinga we yamwiguriye ku giti cye ni ibintu nakubwiye ngo ushake n'amakuru yose amakuru ndayafite ngo yari yishyuje narenzaho ndabikubariye ibyo nanjye ndumva uri kubeshyera APR yewe APR uri kwibeshya umuntu wayigurira umukinnyi ntibibaho ahubwo ucukumbure muri za audit watubwiraga nta urimo nawe bamwongereho
abo bari musaza bundi buhese wowe urabivuga kubera ko utamuzi ntabwo ikiguriro muzi umenya se niki wowe ndakubwira uwitwa Mamadou ko nta wundi yaguze n'ubu bamubwiye kugura mugura ubu Kadafi niwe wabaye muri APR ukize wenyine ku buryo kuva APR n'abandi babwiye ngo we yari muri komite ariko yari muri komite igura yari muri komite ya APR se igura komisiyo yicaraga irimo we nakubwiye yicaragamo irimo akoze ko ari byo twakubwiye mubo watubwiye nta washyizemo ntabwo wigeze umushyiramo aho twaramuvugaga akamuhakana nakubwiye ngo Kadafi ari mu bantu baguriye mu kinyape ugiye kumwemera none se yaguze umukinnyi umwe gusa niwe yaguriye APR ku gikofi rye niyo mpamvu ngo bariye amafaranga tubari tugeze ubwo ashobora kuba yarayifashije cyagiye bijita itari yasohoka nta budget nose Mamadou yaguzwe nyuma abandi bari barishyuye budget yari ihari budget yari Mamadou yaguzwe nyuma Faustin reka nawe tumushyireho kuko nawe oya jewe namushize ku ruhande kugira ngo ibyuma 350 oya uye mazi yakureho oya kwamba kuwa kureho rero imibare yawe urumura yicira APR irabizi ese tubwira undi mukire wari wagurira APR umukinnyi we nagari ubwambira muguze yagari ubwambira guri APR abahe bandi bamafisango no baguze ku ikofi wari warise mwari mu bisetse amakuru arazwi icyo yakoraga mwari mu bisetse kuko yakoreraga muri Kongo mwari mu bisetse nagari ubwambere aguriye nagari ubwambere aguriye APR umukinnyi none se niwe wabaga i Kigali wenyine shaka amakuru reka Kadafi amenyekanye muri uyu mwaka muri ibyo byaza Kadafi na Papi Tabura Papi na Tabura icyo gihe bari nk'umupampe byari kuri umenya abakinnyi ubuza abantu ngo muri Kongo ibyo se ni igitangaza wowe ubwawe wivugiye inama y'abaguriraga APR uravuga uti hari abantu batanu bicara hariya watubwiye ba Jado Kagimbura nibo bavuze Jado ngiye muvuga je ahubwo se abe oya wamuvuze se ko ari mu bagurira nakubwiye ko yaguraga ajya kuri pano abicaraga kuri pano nakubwiye kajya Karenzi nabwo wamukizemo Karenzi ngeze muvuga jewe ntawe wigeze mvuga ntabwo ngeze mvuga abasivili nababwiye abasirikare babaga baje nababwiye abasirikare sigeze mabwira ntabwo watubwiye chairman wagiye nakubwiye chairman wagiye ubwira akose ubwira CDS urumva ubwira ugurira APR abakinnyi gutari abo bose babaga kuri pano wowe APR ngo bivuye mu mafaranga ye yavanyemo nushaka amakuru turimo hano ngiye nidusohokamo hano ni naba proof niba yarabikoze Leonida yaramwishyuye oya nawe bamwishyuye niba yarabikoze yarayishyuje ayo bigeze bamwishyuye amakuru ngo anarenzaho oya ndabibabwira ni ibintu n'amatike yishyuye uzi icyo yakora mutangaza hari igihe muri negociation umukinnyi ashobora kuba ati nkeneye yayiguze wenda ntibijye muri negociation z'ikipe mbasabe oya mbasabe no mukanyira utubwira ngo Suwane niwe wamuguze oya mbasabe kuko yatanze amafaranga yagendaga communicana n'abari mbasabe nituzoboka mu kiganiro hano mumbabarire iyo nkuru ejo muzaza tubyemeza nyenza mubizi ko Kadafi yatanze oya ndahamagara umuntu wo muri APR direct umuraperi direct oya tubireke tureke kubisakuza ibyo bintu oya nyine kurashaka kumpinga ngo mbizikiranye reka wende kubaze uramwibarize ko atari wowe yitanga reka twongera abandi mafaranga oya none se ndakubarira ibyagiye muri APR niyo mpamvu miliyari tuzuye miliyari ntabwo ko yakutaza mutangaza niba yarabikoze iruzura wenda mubizi icyambere cyo uravuga nta wundi mukiri wigeze ugura APR we yaramwiguye mu nama y'ubuyobozi bwabo nibinabaho sikiteye mu nama y'ubuyobozi bwabo bicaranye abajenerali batanu bicaranye yarahagurutse aravuga ngo ndagura umwata umusivira akajya kugurira umukinnyi APR ukuri ngurahira izina ry'Imana yo mu ijuru nabo baranyumva ngewe ngurahire kugira ngo wereke ko ibyo uri mu kumpinga ni nkuru tuza kujyamo urahita uyipinga we yari inkuru n'ubushakashatsi ngo twaba twajyemo urahita ubupinga nabwo nyine kugira ngo Kerema yaguzwe mu 50 nibyo agomba kujyana sibyo miliyoni 50 zo yaguzwe ariko ziriya 55 twabishyizeho bya bivaneho bivaneho nta muntu ugurira APR abakinnyi we nakubwiye ngo niba umuntu yarayiguriye arajya kwitaka mu itangazamakuru yabivuga oya nabyo avuga se ko yabaguriraga amatike se ayabivuze byagiye bimenyekana Karenzi wabivuze si umunyamakuru ni wowe ugiye kubivuga kuri radio Kerema zingaye hari Kerema nakwiye miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda urumva undi abo bantangiye bakire wenda ku ruhande ab'abanyarwanda tuyavunje kwa Arsene Arsene miliyoni 20 gusa 70 muzungu miliyoni 15 we na Kagege ubwo nisha buri wese 15 bwijana zirageze none ku madolari wari wavunje mbere utarashira mu madusi oya utarashira mu madusi urumva mu madolari 35 wari wavutse sibyo utarashira kuri 720
hari icyo gihe nabaye Yunus kandi na Mamadou uzi ko nayashyizeho miliyoni 25 Mamadou umukuremo oya agomba kuba arimo oya kose kandi we nakubariye ngo bashizeho abandi bawo batarabaje n'ubwo yagiye kuri miliyari 1.3 Forod Waridi yarya nawe arimo Forod Waridi mwene Waridi ya 20 wasi 140 ra ndabona zibaye 765 miliyoni oya urabaje amadolari nurayavunja oya ndacyari mu madolari oya ntabwo imfaransa wagiye uyavunja amadolari oya ndacyari mu madolari yavunja nyine isi yavunja amadolari 765 isi yavunja amadolari rero tubisanga bisaga bakaba muri miliyari 1.2 cyangwa n'ijana miliyari 1.86 niko ya mbere yagendaga wakongera barabaje rero muri iriya ntuza niko byazamutse miliyari 1.3 byashoboka kurumva nanashyizemo ya yandi ya Mamadou njye cyo navugaga numvaga mutavuga ko miliyari igera ariko urumva ko iguyemo kuko harimo n'abagiye bongera yes urumva ubwo nibyo nibyo saison ishize twaganiragamo tujye kuri iyi rero ku isoko gusa hano twi muri grafike yacu twibagiye umukinnyi umwe nawe miliyoni 30 uraza kumuteranyaho nyuma Ramazan twamwibagiwemo ubwo ko bamwongera yongerewe amasezerano hanyuma tutamwitayeho cyane shopa rwose ubwo grafike uyitwiterekeraho abantu ni amafaranga ikipe ya APR yakoresheje muri iyi merikato ku bucukumbuzi rwose bwa mutangazaji bwimbitse cyane hagiye havugwa byinshi abantu bavuga ati APR imaze gukoresha miliyoni 700 muri transferi bamwe bati yaguze umwataka w'ibihumbi 200 by'idolari 220 bituma twicara turavuga ati Isibo Sport twakora gute kugira ngo twongere tugaragaze ibyo APR muri no merikato iyo mwaka ikoze imaze gutanga kuko ishobora no kongera umutoza ushaka kuvuga ati ndabura muyu wenda bakiyongeraho muri merikato iyi ngiyi nuko APR Football Club yagiye ku isoko igura abakinnyi bashya n'abanyarwanda barimo abanyamahanga ni 3 yagiye ku isoko iragura uwa mbere ni Dao Mamel Lauf yero akaba yaraguzwe ibihumbi 95 asinya imyaka 4 cyari muto kabisa imyaka myinshi bari anitwa twagiye tuvuga imyaka wenda bari bagiye basinya ariko abenshi muri bo yari 3 Mamadou na Dawuda ndetse na Nuri Amudina Suwani 3 iyo tuyigabanya mu myaka 160 by'amadolari ku mudefanseri ariko umenye ko waguzwe muri equipe narwo hanyuma se Mamerewe ntiyaguzwe nyine nawe turaza nyine kubijyamo urumva ko hari itandukanye asobanura urumva ko harimo ubusambo urumva je mitamo bitambangu nyine mukinyi biterwa no kuna bagiye kumuteresa byagenze adirinzi nyine nibisambo bibabiriye ubwo uwo aragurwa ikipe ye yatwaye 35 umukinyi ubwe atwara 60 ubwo ni miliyoni 137 z'amanyarwanda vunje n'ubundi buce burengaho tutashizeho bakwirwangana ni ikipe ntuwatagambara nkuko byari uwa kabiri ni uwitwa William Tongwi